yego nanone kandi ibihe byiza inshuti mukunzi ukomeje gukunda kandi ukurikira ibiganiro byacu kuri mu Kakarangwa TV ngira ngo no muyoboro wacu kandi wanyu dushimira abadukunze mugakora subscribe ni iby'ingenzi ni by'igiciro gikomeye ariko kandi tunashishikariza abantu batarayikora kugira ngo namwe muyikore mutazajya gucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe hano kandi bikurikire ariko kandi byibanda mu ijambo ry'Imana mu guhumurizanya ndetse n'ibindi byiza biri muri ubwo buryo. Niyo mpamvu muri uyu mwanya cyangwa se uyu munsi noneho tugiye kumva ubuhamya bwa Reverend Pasteur sinogeye andi mazina ari buyiyongereho. Bo Pasteur tugiye kubakira musuhuza abadukurikiye munasenge musaba Imana kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro hanyuma muri ubibwire dukomeze na gahunda ni karibu. Yesu ashimwe ahimbazo. Nitwa Reverend Pasteur Yaramvunje Dawidi. Nkora umurimo w'Imana no muvuga butumwa ndi umupasitoro rero nshima Imana. Reka dusenge dukomeze na gahunda Imana ibaho umugisha. Yego. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana dukunze, Imana ducire bugufi tuguhaye ikaze. Mwami Imana yacu turasenze ngo uzubane natwe. Imbaraga z'umwuka wera zikora iby'ubutwari. Abagiye kumva ubuhamya Mwami Imana yacu cyangwa n'iri jambo ryawe Mwami ribakomeze. Hari abari bacitse intege, hari abari basubiye inyuma, rihembura imitima yabo Mwami mwiza. Reka mwuka wera azatuyobore Mwami mwiza akora iby'imbaraga. Urakoze none n'iteka ryose Yesu amen. Amen. Bwana Reverend hari ijambo muri kubanza muti Dawidi mizina iri zina Dawidi narigiriye amatsiko ese umubyeyi wawe yarakijijwe mu byukuri ari kwita yashingiye kuki? Mu byukuri ntago Dawidi ari ababyeyi baninyise ni Imana yarinyise. Ababyeyi ryo banyise Kagwera Joseph. Yaramvunjiye Dawidi ari n'amazina Imana yanyise kuko hari ibyo yamvunjiye. Amen. Yego. Niyo mpamvu rero Dawidi ni Imana yarinyise ntago ari ababyeyi. Yewe nabwo n'ubuhamya bukomeye rwose. Ni karibu rero twakomeza. Yego. Bityo ngenda umuntu wabayeho mu buzima budasanzwe. Nazanye umudamu bavuga ngo ntituzabaho ntituzarwubaka ntituzabyara. Ariko aka kanya Imana yarabikoze. Dufite abana beza b'umugisha. Imana igikora ibyo abantu batabasha gukora. Nukuri. Imana igize igakoraho igisuzuguriro. Amen. Hari umuntu bureba yabona ibintu byamuyobeye ndagira ngo aka kanya mukomeze. Reka mubwirire ijambo rimwe. Gutegeka kwa kabiri ibice 2 umurongo wa 25. Ubundi mbone kubabwira ubuhamya kuko iri jambo hari aho ryankwe hari naho ryangejeje. Yego. Gutegeka kwa kabiri ibice 2 umurongo wa 25. Haratubwiye ngo yego. Gutegeka kwa kabiri ibice 2 umurongo wa 25 haratubwiye ngo uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye bazumva inkuru yawe bahinde umushyitsi ubatere kubabara cyane. Ndifuza ko abantu uyu munsi batangira kwakira inkuru nziza y'umunezero. Nanjye hari inkuru nziza nakiriye ibintu byari bikomeye ntago byari byoroshye. Yego. Ntarakizwa. Nari ndi mu buzima bukomeye hahandi no guhinga ikiraka byananiraga. Umupapa umwe arandeba arambwira ngo ariko reka nkwigishe gukanika amagare. Arambwira ati ariko uzajya ujya kungurira ikigage. Ndabwira ati nta kibazo. Wowe ajya kwigisha noneho umwigishe gukanika. Wowe anyigishe gukanika wowe ajya kwigisha gukanika ariko w'inyishyu umwiture kujya kumugurira ikigage. Yego. Icyo gihe ubwo wari utarakizwa? Nari ntarakizwa. Nko byibura ku myaka ingahe y'amavuko? Icyo gihe ndumva nari mu myaka 30. Yego. Yego. Noneho amagare nkabyiga kwa gatanu nkajya kumugurira ikigage. Kwa gatanu akanyigisha kwa gatanu nkajya kumugurira ikigage. None se amafaranga wabaga wayabonye? Umva kuko litiro icyo gihe yaguraga amafaranga 100. Kandi litiro ebyiri amafaranga 200. Nanjye ubwo Imana yahanumbaza uko yabigenza. Byari buzaza. Buriya rero ahantu Imana igira inzira zirenga igihumbi. Kumbi ahantu turi kujya kunywa ikigage niho hari igisubizo cy'umudamu nashatse. Nyiragira mu masanga umukobwa
inshuro ya mbere turanywa ndataha, iya kabiri, iya gatatu musangira nsangira, ariko na wa mukobwa nawe yandeba reka mbabwire Imana itwambika ikintu bita igikundiro. Inshuro ya mbere yandeba akumva we yankunze, noneho ngiye nkabibona, iya kabiri akanda kubimbwira nkabibona, ngeze aho rimwe ndatinyuka ndabwira ariko ko numva nagukunze, nawe arangije ati ariko nanjye ni ukuri nagukunze, ndabwira se wazaretse tukabana, arambwira ati nta kibazo. Inshuro ya mbere arambwira ati rero uzashaka 30 nzajye kugura igitenge. 30 ntaratunga n'inote ya 5 nanjye ndirarira, ndabwira ngo ke nzayaguha, muhereza igihe kiwanye n'ibyumweru 2 ngazaze ko yareba ajye kwambara. Bya byumweru 2 bishize araza ati none ko bigeze ko naje kureba ya mafaranga tuzajye kwambara. Ndabwira rero ntabwo araboneka, cyakoze nyuma y'icyumweru. Nyuma y'icyumweru aje ndamubwira ariko ndabona nzabona 20. Ati nta kibazo. Nabwo nyuma y'icyumweru agarutse ndamugana ariko urabizi n'ibindi, amafaranga nari mfite nayishyuye inzu niyo kugira ngo tubemo, none urihangana. Ambwira ati ingewe icyo shaka ni umugabo nta kibazo, ati tuzagenderaho nta kibazo. Ariko Revera urihangana, iyo umuntu ari kumbwira ubuhamya sinzi ukuntu nabikubwira, numva ari ikintu kimfasha, ariko ijambo kurindi rigenda rituma ntekereza ibintu byinshi. Nabanza nkakubaza ntese ubwo ari bwo mwese mubana? Yego, ariko hagati aho yabwiye iwabo ngo yego ngiye kuzashakana. Icyo gihe mu mudugudu banyitaga n'izina ridasanzwe. Okay, ntabwo natiya kwivuga kuko baravuga ngo ni Nyaritwa. Noneho iryo zina Nyaritwa mu mudugudu baragenda riramamara. Noneho nawe arangije arababwira ati ariko wa muntu nitwa gutya tuzashakana. Wabo baramubwira ngo ariko se utatekereza, uriya utabasha no kwigurira ipine y'igare, urumva uriya azakugeza kuki? Kandi wabo baroroye, ni abatunzi banywa amata, abyuka anywa amata, kandi ngewe nta namukara azabona n'isukari ntayazabona. Baramubuza, arangije arababwira ngo nubwo mwambuza ntabyo ngewe namukunze, nta kindi muzarenzaho. Baravuga ngo nugenda mukabana ntuzatugarukire mu rugo. Afata umwanzuro duhana ko tuzashakana ku cyumweru. Noneho ngenda mubwira ngo amafaranga inzu nayishyuye, kandi inzu se nari nayishyuye, naragiye nshaka Nyiribirere. Ni Nyiribirere icyo gihe bataraca Nyakatsi. Ndamubwira wampaye inzu nkayibamo ko ngiye kwizanira umufasha. Arambwira ati buri wa gatandatu uzajya umubyizi, nanjye ni sawa. Ubwo madamu dupanze ku cyumweru, turagiye turabanye. Wararyamaga wareba hejuru ukareba inyenyeri, wateka ibyo kurya wowe utapfundikiye ibishorobwa bikagwamo. Mbo birangije umunsi wo gushakana ugeze, agira iyerekwa. Aravuga ati ahantu ngiye kujya inzara izanyicirayo. Afata agafuka azana nk'ibiro 10 by'ibishyimbo, yarahinze ibishyimbo. Ubwo twabaye nka saa moya z'umugoroba, amubwira hano turi buhurire, nta n'umwe wagiraga telefone. Arangije afata uwo mwanzuro, afata ibyo biro 10 by'ibishyimbo, turahura. None se pastor ugejeje rero aho nashaka kumva, yananze kubaza hatarajye, ese ko wumva umuntu w'icyo gihe yaragukunze, nta ibaza umuntu wabwiye uti nzaguha igitenge biragera ntiwakibona. Wowe ubwawe n'inzu wari utarayikodesha, ubwe arareba aza anatwaye umufuka w'ibishyimbo, ubwo yari yarahinze. Wagereranya gute urushako rw'icyo gihe cyane n'urw'iki gihe? Koko abakobwa b'iyi minsi mubona bashaka bagendeye ku rukundo, cyangwa koko urabona bashaka bagendeye ku bindi baza bareba? Kuko nkurikije uko mbyumvise mu gihe cyane ni Imana yabahaga abadamu. Icyo gihe hariho urukundo, kuko n'urebye no mu itorero nta rukundo rugihari. Ntarwo, kuko abantu ntibagisurana, ntabwo bagisurana na gatoya. Bivuze ikirere icyo gihe umuntu yaragukundaga nta kubeshya kurimo, nta n'ikindi arebeyemo. None se icyo gihe yaraje, icyo twiyoroshe, ishuka twiyoroshe ni igitenge yazanye. Rwanda fomu twaryamyeho ni umusambi w'igihumbi mu cyaro, sinzi mwebwe n'ahandi mu mujyi. Pastor uvuze Rwanda fomu, nayo ni nka materenda wari ufite na Rwanda fomu, wa musambi wo mu cyaro bagenda bakaboha mu isoko bacuruza igihumbi. Uwo ngo rero niwo twarayeho. Nuko rero araje murabanye, dukomeze. Ikindi kurushako rw'iki gihe wari uvuze, udafite akazi keza
cyangwa se ngo uba ufite business waba ari mu cyaro waba nta nzu wubatse yaba iyo nta masambu ufite icyo gihe ntabwo umukobwa akwereka inyeri mbese iki gihe no gushaka bakurikiye ibintu ntabwo ari urukundo aza akurikiye imodoka nziza ufite akurikiye isambu nziza akurikiye inzu nziza nibyo abakobwa muri iyi minsi bari gukurikiza twakora iki se nk'urubyiruko ese umuntu wumva afite ubwo bwoba bw'ibyo mutubwiye uko bimeze kandi natwe turabibona ese inama nyayo cyo twakurikiza nyacyo cyaba iki igihari ni ugukunda kubwira urubyiruko bakagira ikintu cyo gukundana mbese bakareka nk'ikintu cyo abakobwa cyane cyane bakareka kureba ku bintu kuko iyo ugiye kubaka urebye ku bintu rwa rugo ntabwo rukomera iyo haje ikigeragezo kikabataka niba ari ya nzu yakurikiye ejo igatezwa cyamunara rwa rugo rurasenyuka ruragenda niba ari imodoka nziza yakurikiye ejo impanuka ikaba ukaba akajoriti rwa rugo rurasenyuka bivuze iki hari umukobwa yigeze abenga umusore yamenaga amabuye akubita amabuye noneho akubise inyundo akaba ari ukibuye agakubita mu jisho ijisho rirapfa umukobwa ati rero burya njyewe ntabwo nabana n'umuntu ufite ijisho rimwe ubwo reka tubihagarike umusore arababara ajya gusenga abwira Imana ngo umve wite nta wundi mugeni ishaka uretse uriya urumva ko wa mukobwa noneho amaze gusenga umukobwa nawe yafashe ihene agiye kuzirika ihene iramuhuruta uri mu kubita nawe ku ibuye amenyo abiri yo hejuru ashira abiri avamo avuyemo ajya gushaka wa musore ati mbabarira twiyunge tubane ubwo urumva rero hagati aho Imana ijya ibasha gukora ikintu gituma umuntu aca bugufi rero bivuga iki wa mukobwa we ujya gushaka ukurikiye imodoka ukurikiye inzu ukurikiye amasambu ukurikiye inka ntabwo urugo ruzakomera agenda ukurikiye umutima mwiza wa musore afite genda nawe wumva ufite umutima w'urukundo wireba ku bintu ibintu n'Imana ibitanga none se ko yaje icyo gihe turi mu bukode bw'ibirere sayizi tukaba turi mu nzu zacu nta tutakodesha kandi icyo gihe twari mu birere none si yareba kuri ibyo ntitubane ubwo urumva atari kubahombya bityo rero Imana niyo ifasha abantu nuko rero ushatse umudamu nturakizwa akarekana ntahuye aho ngaho murimo muranywa yego bigenda bite rero turabanye umunsi hari ku cyumweru bigeze ku wa gatanu nyiribirere aza gukomanga ati muribuka kejo muzampumubyizi arahindukira yarabizi naramuhishe ninavuga ko izo nakodesheje arahindukira yego uti nari bimuhishe ntabwo yari azi yuko iyo nzu aho cyangwa aho hantu tuba ntahakodesheje yego aba arakurebye nyiribirere akomanze umubwira iki rero nyiribirere yarakomaze ati ejo muribuka ko muraza gutanga umubyizi madamu arahindukira arande bati ko wambwiye ko wayikodesheje none turajya gutanga umubyizi gute avuga ngo ariko tuza ni niwaka kujya nanjye ndigirayo ni koko nta kundi nari kubigenza ni nta mafaranga nari mfite yo gukodesha arihangana aratuza nuko tuba nko muri ubwo buzima none se yaraguherekeje mu gihe gutanga umubyizi hagombaga kujyayo umuntu umwe njye bwarakeye gushaka imibereho njya gukanika utugare wajyayo gutanga umubyizi yego niwe mukibana n'ubu yego amen nuko bibaho ubuzima buradukaraga ubwo aho ngaho twari aho bita hino Mimuri nyuma tujya i Nyagatare tugeze i Nyagatare ubuzima naho burakomera igihe kiragera hari abantu banga kwakira agakiza ku neza nyuma bakakakira ku nabi haje igiterane i Nyagatare nkumva umwuka arampata gukizwa ariko ninangira umutima Imana irabyitegereza ibonye ko mu muryango nta muntu wangirira neza ibonye ko nta n'inshuti yangirira neza reka mbabwire hagati aho tutarimuka nari mfite inshuti mbi abantu bose ndi kugira ngo mbwire bene data bakuri iki kiganiro Imana ibarinde inshuti mbi aka kanya niba nkurikiye ndagira ngo nkubwire ngo witandukanye n'inshuti mbi muri icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa umunsi umwe narayakoreraga nkajya kunywa niba umunsi umwe bahamagara saa 8 z'ijoro naho kumbi ni telefone mu rugo bari bahamagaye baravuga ngo nimubwire Joseph ko papa we yitabye Imana bahamagaye baje gukomaga saa 8 z'ijoro madamu niwe witabye basaga ngenda cyari muri kabari madamu arabyukaza kunde bakora urugendo nk'urw'isaha
hari ngasanga ahubwo hari saa 8 yangize nka saa 9 z'ijoro zitari z'amanywa yizanye kandi ndi kumwe n'abantu bameze gute bari bafite imyate ku buryo wabikamo nk'ibihumbi 200 buri mwate ku buryo wasesekamo amafaranga mani turinde inshuti ubwo bakwisemo izanjyaru za Delira n'Abaradeni rero turimo turawumanuka turi gukubita amavi hasi mbese reka sirakubwira injyaru yabaye injyaru arinjira aranyitegereza arangije arambwira ariko wagenze gake muko mu gitondo urajya gushyingura ko papa wamaje kwitaba Imana ndakanguka ndagije ndebye baba twari kumwe ndababwira muranguriza ngahe ko numva ibibazo bikomeye barangije atahubwo turebere ko nyiri kabara atari kutureba tube ducomotse ati nizo twanyoye ntabwo dufite kwishyura ndaba baracomotse ndangije ndireba nyiri kabara ati rero wowe usigaye ntabwo ugenda utishyuye kuko nge nakanika gutugare n'ijye wari ubarimo ufite udufaranga ndangije n'igihumbi nari nsigaranye nishyura izo banyoye tuti bwarakeye nshaka n'umuntu naguza kugenda no kugaruka byari 8,000 nshaka umuntu naguza n'amafaranga 1,000 ndamubura ntumbwire ko mwagenze n'amaguru uwo munsi se twaragiye na ekada narabahamagaye ndabwira rero mwihangane hari abantu umva ukuntu nababeshya ariko nababwiye ngo mwihangane gushyingura uyu munsi hari abantu bari bumperekeze bambwiye ko barazejo bati nta kundi barihangana aho ntabwo bari bukirenge rwose noneho bwa ingero icyo gihe cyo nakoze niki naragiye nkanika amagara yapfuye natapfuye warabizanaga noneho nkari kubitira kinubiri rimwe nkaryicira rimwe niba bari bunyishyure 500 nakubwira dore hano haryapfuye kandi rirakwica ntabwo warigenda urimeze uko nkagukuramo 2 gutyo najya amerwa warizana noneho nkarihwanyiriza rimwe kugira ngo ngwize iki 8,000 ndagije ndavanga inshuti mbi ziragakizwa none se amafaranga warayabonye icyo gihe narakanitse ngira amahirwe bwira nyabonye kuko nakanitse amazima n'atari amazima wararizanaga nkakoresha ibishoboka nkakwereka ko n'ahandi ryarangiye nkagira amahirwe mba ndayabonye ariko uzi ko nta n'umuntu n'umwe wamperekeje muri baba ndibirirwaga bashagaye ndi kugurira se hari n'umwe wamperekeje bani turinde inshuti mbi abantu bareka kugendera mu kigare hari n'abarukure bagendera mu kigare ntago ari byiza oya ugasanga kabari umuntu afite inshuti mbi nta buzima nta mibereho birangije nyuma nubwo twagiye za Nyagatare ubuzima buranga habaye igiterane nanze gukizwa Imana iranyitegeza ngo buretse nzakwemeza ariko se nakwibaza nk'icyo giterane waba bwabitekereje gusuka kijyanamo ni nk'umuntu waba numvaga ngiye buriya rero reka nkubwire buriya mu buzima nkunda umuziki n'ubundi muri korali kandi ndirimba ntajya kurepeta kuko umuntu akwiye kurepeta sinkubona ariko buriya kurya umuziki ebana nkunda kurya umuziki mfashwa reka nkubwire mfashwa n'ijambo ry'Imana guhanura ntabwo bifasha ndi umuhanuzi ariko nawe nubwo mbikunda cyane ariko ndabikunda nabyo ni byiza n'Imana yamaye ariko ikintu kimfasha no kuririmba kuko hari abazimu bapfira mu kuririmba abantu benshi bakunde kuririmba barabohoka Imana ikabohora imitima yabo bakabohoka kuri yango Satani abara yarababoheye uyu niwo murimo nyine uzasigara Imana igumugisha niyo mpamvu rwose rero abantu bawukunda reka nubwire wa muririmbyi wavuye muri uyu murimo urimo uratakaza amahirwe umuntu wese uzi ko yavuye muri korali arimo aratakaza amahirwe ariko ubwo umurimo w'uririmbyi ndibwira ugendana n'ubucuranzi biragendana niyo byose ubwo tuvuze ko kuririmba bizasigaraho bivuze ngo bizari kumwe no gucuranga no gucuranga ndabikunda n'ubu hari korali y'Ingarama yigeze isohokera ahantu za Rukumberi icyo gihe natwaye gitari ndacuranga mu rusengero nta muntu wari ufite telefone wese yarahagurutse arakamera kuko ngicuranga mfukamye nayicurangira ku bitugu gitari gihore ndayikunda nkunda gucuranga no kuririmba nuko rero ubwa mbere ugeze mu giterane wakuruwe n'umuziki n'umuziki no wanjyaye ariko ukumva abwiriza ukumva wakizwa ariko ukumva ntibihura ese reka nkubazeho gato ni ikihe kintu icyo gihe waba warakoraga mu bigendanye no kuba umuntu aba atarakizwa wumvaga kikuryoheye ukavuga uti ikintu ntabwo nakivamo ntabwo nakireka wenda se nicyaguhaga amafaranga ukavuga uti sinakireka nakanikaga amagare mfite na parikingi abantu baparikamo amagare ndavuga mu buryo budakijijwe nakundaga inzoga nakundaga inzoga icyo gihe noneho mvuye i Nyagatare Supanda nakanikishaga baraziba bamajije kuziba mbona ubuzima buraducanze uzi ko navuye i Nyagatare n'amaguru
naraye mu nzira kane inshuro ya kane nibwo nageze i Kigali ngeze i Kigali rero nihute kugira ngo nakire agakiza ya Mana igendana nanjye ngeze muri Kigali njya kwaka akazi k'izamu ngira amahirwe barakama kandi bakama batananze barambwira bati hari kuri hoteli barambwira ati rero tuzatugomba 15 ndavuga ati nta kibazo ndakazi ndagatangiye kuri hoteli kuri hoteli umva ni hoteli ko bigoye akazi ndagakora abakire bagaparika nuko bakajya kwinywera byeri noneho urabona mu mujyi naho iyo bwije indaya nazo nyine ubu nk'ubu aya masaha mu kanya bagiye kwitegura kujya mu kazi indaya nazo burira bagacaracara nk'agasoko k'umugoroba waratuye ko hari mu mujyi mu mujyi hari i Kanombe hirya hano turi niho nakoraga akazi k'izamu ni naho iyo hoteli yari iri birangije abakire bamara guhaga byeri batizamu ndi hano boss ati none se washakira umukobwa mwiza nese boss ushaka umuremure utarese nanjye ushaka ubyibushye ushaka unanutse ngira size nkuzanira kabwa ati rero ngewe ntago shaka ureshya nawe genda ndebere umuremure yari umugufi kandi ubyibushye mbese size yambwiraga niyo nagendaga nkamuzanira okay wa mukobwa yagenda bamuha 10,000 akamaho 3 gutyo none se ubwo umukuye warasokaga aho hanze baba barimo bacaracara nyine aho ngaho baba barimo bacaracara nyine bahagaze bose bategereje uwabarembuza ariko urumva nuvuga ngo wabonaga niwe wajyanaga yako bitewe na size wambwiye ariko abanyabyaha baraguye niba ushaka umunini ubyibushye nararebaga nyine abo bose bari ku muhanda ho kuko wenda uzakora urugendo shuri iyo bigeze mu guhera saa 2 saa 3 mu kajagari hariya ya mbere cyangwa ya kabiri hariya umanutse munsi yo kwa muganga ni ya kabiri ubwo umanutse munsi kwa muganga hasi munsi cya gisirikare ukahabona iriya ni ya kabiri ni ya kabiri none ubura niyo bwije umuhanda ukuntu baba bameze babuze cyane kuri karaganda wambwira uti ndashaka ubyibushye akaba ari nkuzanira ndashaka unanutse akaba ari nkuzanira noneho bo bamuhereza 10 akamereza aho 3 none indaya nazo ziramenya zibaje kumenya ko ziguhama nimero zikama oye none telefone nakiraga barambwaga ati wabonye aho ndi atuze kundabura bose banyigiraho inshuti ku buryo bananguriraga naraga ndanywa byeri z'indaya ndanywa amabyeri baraza umwe akangura ati dore aho nduze kundabura mbo mu komisiyoneri ukomeye ariko aho ngaho niho Imana yasangiye aho niho Imana yasanze nagize gutya mfata agatelefone gato ncuranga radio ariko nkumva n'ijwi kubera ko naturutse Nyagatende umukarismatike nako numvaga ijwi ry'Imana hagati hari aho ngaho se icyo genda jyanguga ko nahanuriye n'umudamu ndi kunywa byeri ariko se bundi n'ijwi ry'Imana rimaruka rikagera ikuzimu rigasanga bariyo n'uturi ku isi ubundi utaryo kubera iki umudamu yarambwiye ati rero iyi modoka jya uyindebera nzaguhereza 5 bya buri kwezi ariko haraka narindenze wahanuriye umudamu uri kunywa byeri umva rero uko byagenze umudamu yamaye ikiraka ati iyi modoka ujye uyindebera nzajya nguha 5 bya buri kwezi yavuga ati sa umunsi wa mbere kandi nawe nibwo yarambonye sinari muzi mu byukuri sinari nzi ko afite n'umugabo cyangwa iki ndangije avuga ati rero mwereka hazajya parika umunsi wa mbere araparika umunsi wa kabiri araparika umunsi wa gatatu ndangije mfite na byeri yanjye ndangize zimaje kumbwira byeri ati dore aho nicaye ni hariya ni uze kundabura ndangije umudamu amaje guparika imodoka yiwe ijwi rirambwira ngo uwo mudamu afite abana 2 arera batarabe nabamukeba kuko uwo mudamu yari wa kabiri muri urwo rugo umugore wa mbere muri urwo rugo yera hasize abana umwe afite 10 ndabubwira ngo hari abana 2 umwe afite imyaka 13 undi afite imyaka 11 ariko aba bana mama wari kubatuma imiti bari kubatuma amafoto yawe kugira ngo amafoto yawe yajyane mu bapfumu akurogeshe umudamu akubitwa n'inkuba kandi yari umwadepera asenga agira ikibazo ukuntu abwiwe ibintu n'umuntu uri kunywa inzoga kandi ibintu abwiwe yumva nibyo abana 100% abo bana barahari imyaka niyo arangije arambwira ati reka nkubwire akingura imodoka atinjiramo ariko se mbara nkubaze gatoya uri umuhanuzi reka nkubwire ibyiyumviro byanjye njye numva ntinya kuba nakumva ijwi ry'Imana yego numva risa nkaho riteye ubwoba numva nshobora kutabishobora ariko umuntu wese agira ukuntu Imana imusura yego nanjye ifite uko insura mfite n'uko nyibona rwose
mbabarira nkubaza iyo wicaye nkuko cyangwa icyo gihe wari wicaye ujya kumva ukumva ni nk'umuntu uguhamagaye ubundi ko hari abantu babipinga bavuga ibyo ntibibaho biba ari ibintu bimeze gute oya riraza ubumva umuntu arimo akongorera nkuko umuntu yaza akakubwira urumva akakongorera ati wenda tugende hariya kwa runaka aragushaka akongorera naryo wumva ririmo rikongorera ati mubwire ko ikibazo iki n'iki kimeze gutya na gutya riraza rikakongorera nuko tuvuge ushyize telefone ku gutwi aho nicaye hasi nakumva ibyo irimo ikubwira ariko wowe wahita ugereranyije ni nko muri ubwo buryo ni muri ubwo buryo nkuko urabona ubu sinakumva ibyo umuntu arimo kuketse washyizeho parireri imana rero ntabwo ishyiraho parireri ubu buryo umva nk'uko uri kumva telefone ntakubeshye ubwo hari ibyo numvise nsobanukiwe yego nuko biba bimeze nuko umubwiye ibyo uko bimeze ashaka amafoto akazamurogesha ahita agira ubwo baratitira arambwa ati mbabara tujye mu modoka turagenda avuze ihone arakingura twicara muri salo ndangije mwuka arambwira ngo mubwiraza n'ibaga y'uwo mwana mukuru iyi baga ndavuga ntinzanira ibaga y'umwana mukuru iyi baga arayizana bari batuye hafi aho bari batuye hafi aho ntabwo hari kure ni nko muri kilometero imwe ubu nuvuga ngo yaragiye we ubwe ajya kuyizanira icyo gihe twakije imodoka turagenda mu rugo iwe arakingura bakinguye urumva iyo ari mu bintu by'ubuhamya gutya hari n'igihe uvuga nk'ikintu navase kuki sara akumva ni nka filime atahita asobanukirwa niyo mpamvu ubwo urihangana ndagira ngo ko ngiye mpabereye abantu badahari mwakije imodoka muragenda tugiye we hatuye mu rugo ari se ubwite tujye iwawe we yahise ambwira ngo ndashaka winjire mu modoka maje kumubwira ayo magambo maje kumubwira ko hari abana bagiye gutwara amafoto yiwe kandi abo bana ari bubarira kandi abo bana ari abamukeba we baba muri urwo rugo arangije arambwira ati wambabarira nakujyana mu rugo ahomba ndamubwira ati nta kibazo afungura imodoka anjyana iwe haba njye ntabwo ari aho nabaga kuko njye nabaga ku izamu turagenda iwe arinjira tukicara muri salo ijwi rirambwira ngo nazane amakayi y'umwana mukuru ibaga y'umwana mukuru muri abo bana batarabe aragera yizanye akizana mwuka arambwira ngo fata iyo kayi iyi kayi ndarambura nkirambura mpita asangamo amafoto yiwe abiri yiwe y'uwo mudamu wanyishyiriye mu modoka ntaragera iwe arapfukama ararira arambwira ngo mbabarira umbwire niba uri umupfumu mbwira ngo ukodeshereze ahantu tuzajya tugusanga kuko ntabwo yari kuvuga ngo uri umuhanuzi w'Imana gute se mfite mitsingi kandi wari umwadeperi mwageze aho mu rugo ukifite se nifite nayinjiranye mu modoka none se ikindi kibazo uwo mugore wari mukuru yari akiriho nyine urugo yararuvuyemo yaratandukanye n'uwo mugabo azana uwo mugore wa kabiri ari uwo bashaka kuruga ndavuga ati rero imana yo kabyara ahita ambwira ngo tugukodeshereza ahantu tujye tuhagusanga ndavuga ngo njye ntabwo ndi umupfumu nuko nahamagawe nuko numvijwe ariko hadaciye iminsi 3 nibwo numvishe nacuranze radiyo umucyo ndangije numva umuvugabutumwa kuri radiyo umucyo numva umupasiteri arimo aravuga ubutumwa numva arimo arahanura ndangije navanga urusengero ngomba kurwinjiramo nibwo nafashe inzira icyo gihe madamu yabaga i Gasogi nanjye mbi Kanombe ndangije madamu ndamuga kuri uwo mugoroba ntifashe umwanzuro kujya he gukizwa ariko reka nkubwire Revera hari amakuru utampaye none se mwaje kwinjira i Kigali mute ko naherutse tuba hirya haba numva umbwira uti nakoraga i Kanombe aho rero nanze kurirwa mbabaza ndavuga icyo gihe nyuma yari yasanze i Kigali ni ukuvuga ngo ewe waraje urakora ubona maze ndamuhamagara araza muri Kigali waza muri Kigali twagiye mu mutara nyuma pastor winje i Kigali arangije rero ndamubwira rero turajya gusenga arangije arambwira ati rero umuntu urajya mu masengesho ntabwo arya ati umuntu ujya mu masengesho ntabwo umbabarire ntiwigere ugira ikintu ufata ubwo mu gitondo ndazinduka nkunyureho hano tujye gusenga kandi ubwo hari i Kanombe turi bujye Kicukiro n'uwo mupasiteri yaturangiye n'urusengero rwa Eruri mu gitondo rero burakeye mba nogeje moto maze kuyoza umukozi waho ambona azanye igisorori cy'imyumbati n'ibishyimbo ndabwira aho ntabwo ndi buryo uyu munsi ndajya gusenga yarasetse ashingiye na business nakoraga arangije arambwira ati ariko reka nkubaze uyu munsi urareka gucuruza za ndaya ujya mu nzu y'Imana ariko se tutararenga aho ngaho niho turahita dukomereza ese mu by'ukuri uwo mwuga wo gucuruza abo bakobwa
bo sinzi kubyita gucuruza ariko komite ntabwo twavuga gucuruza amategeko ari ukuntu atabyemera simbizi uwo mwuga wenda wo kurangira abo bantu ibiraka yego Imana igumugisha ariko amategeko atabyemera yego nibyo ese urakoze kumpugura nibyo ese kuko wabonaga bivamo amafaranga none se ko namubwiraga ati ngwino nkurangire umugabo bamukubita 10,000 akamaho 3 narangiraga wenda bwacyaga ndangiye nk'abantu nka 5 cyangwa 10 ese ubwo bagafaranga katari karimo none se birakomeye rero wiyemeje kureka ibyo bintu uravuga uti ndiyiriza ndajya gusenga mfata umwanzuro aya mafaranga nyereke kuyakorera narayaretse icyo gihe yewe reka nceceke numva komeza aho bigeze ndumva aho bigeze ntafite ubushobozi kuko ubuzima buri muri Kigali urebye uko ubona ubuzima bumeze wari ufite umudamu ibyo byose yabaga yakodesha nawe ukeneye amafaranga nk'umuntu wafataga n'agacupa nuko ijoro wakoresha wakoramo 30,000 cyane uravuga uti ibintu ndabisize mfata umwanzuro ndavuga ngo ni ukuri nitabye ijwi sinzi ngo iki nitabye iryo jwi ndangije mbwira madamu ati mu gitondo uze kuzunyura aho tugenda noneho maje koza moto umukozi anzanira igisorori cy'imyumbati n'ibishyimbo ndavuga ngo huya namara amaji ndajya gusenga uyu munsi yaraseka ati mbabarira umbwira urareka akazi ukora urareka iriya bizinesi ujye mu nzu y'Imana ndavuga ngo namara amaji araseka ibiryo bisubizayo kuko madamu yaravuga ati witonde umuntu ujya mu masengesho ntabwo ari ati Imana yanakwicirayo ntinya Imana rero ndayitinya ku rwego rwo hejuru maje koza moto imvura biraguye imvura iragwa ibuza madamu kuza sanga saa 4:30 ziba zirageze mbonye saa 5 zituyemo ndagenda nashaka wa mukobwa wampaye cya gisorori cy'ibyo kurya ndavuga ati nimereza ya sorori nirire ndabona byanze ntabwo tukigiye gusenga ibyo kurya ndabyataka ndavunaguza imyumbati n'ibishyimbo mbirangije mbona araje ati twagiye oya Imana itanyicira mu rusengero nariye waranayitinyaga se none se niba yambwiye ati kondisiyo ya mbere ni ukutarya no kwiyiriza none natandukiye nariye ndamubwira ati oya arambwira ati oya Imana ni nyembabazi ngwino tugende ndangije ndavuga ati twagiye Kicukiro twageze saa 8 hirya Kicukiro santere hirya Kicukiro santere umaze kujya za Kagarama wageraga santere ugatambika uwerekera hirya uzamuka za Nyanza oya ntabwo uterekeye Nyanza umuntu yatambikaga yerekera hirya twatambikaga n'umuhanda w'igitaka hirya nuko nakibuka ubwo wabugana za Ziniya rero niba ubwo ugera Kicukiro santere neza ukanyura ahantu hari amagasoko ugakomezamo hirya ukambukanya umuhanda ariko kugira ngo umanuke uyu muhanda ugana kwa Bagitwaza wambukanyaga hirya ugakomezamo hirya ni Ziniya wabaguze yego Imana igumugisha tukinjira mu rusengero tuhasanga rero umukozi w'Imana umuhanuzi nibwo ari kuvuga ati turi kwitangisha kwishyura sare ufite 10,000 ufite 20 ndabireba ageze ku 10,000 numva ijwi rirambwe ngo ugenda nawe ujye kwitanga ndahaguruka ariko icyo gihe ntawe nari natwaye ndavuga hari kuwa 4 nanjye ndavuga ngo nzayazana kuwa 4 ariko ku mutima mbwira numva rero wa Mana we akazi nkora ni 15,000 nibyo bampembaga none muri uru rusengero haparitse abakire n'ubu ntabwo habuze umuntu ukeneye umuzamu wa 30 yitunguka imbere ya wa muhanuzi arambwira ati ariko nturakire Yesu n'umwami n'umukiza ni cyane ati pfukama mugende kwakira Yesu n'umwami n'umukiza nanjye mu mutima Mana mubwire ko nshaka akazi ka 30 muri uru rusengero Mana abari iryo tangaza atanga arangije ku rusengero arambwira tuza akazi Imana iguhaye mbona afashe Bibiliya ngo dore akazi Imana iguhaye ndangije nireba metero mfite ndavuga njyewe ufite izi santimetero nzahagarara imbere yandi njyewe ni ibintu naho yagusengeye ni aho ngaho nta kandi Yesu amereza Bibiliya ngiyi Bibiliya izakugendesha amahanga n'amahanga amen none nibibuga ndi naratangiye kujya mu biterane n'ahandi bakaba batangiye kumpamagara urumva iyo Mana itari mu kazi se iri mu kazi pe kubera iri jambo amen ndangije nibwo natangiye kuyobora icyumba cy'amasengesho nkiyobora umwaka n'amezi 8 aho ngaho oya nyuma nese aho nabaga Gasogi ubwo abantu batangiye baza kuko Imana yise ngora ku maso watunguka Imana irambwiye ngo
ikibazo ufite ni hari umuntu wenda ubereyemo ibihumbi 30 ariko irambwe ngo mu minsi 2 irabikwishyuriye ugahita usanga uko mbikubwiye nuko nguko kandi sindabatizwa sindajya itangira kunkoresha muri urwo rwego bityo none Imana irambwa ngo ushyiraho umunsi mujye musenga icyumba kiratangira inshyiraho korari y'icyumba abantu barago uzi ko nagiye kubatizwa mu mazi menshi njyana n'abantu 41 mu mazi bakiriye agakiza mu cyumba njyana na korari y'icyumba iduherekeje abadiyakoni muri ADPR barazaga bandika amandiko bakandika uzi ko natangiye guhimbarisha ntabyo narinzi indirimbo zo mu gitabo cy'umukristo natangiraga icyo gihe iteraniro icyumba nagira amahirwe nabona uje uri umukristo ufite igitabo cy'indirimbo nahita nkubwira nti okay nituzamurira umuririmbyi uyu n'uyu ubwo mbese nkaba ndafashijwe nabona uyu ndaje afite azi guhimbarisha afite udukorasi ubwo nidufashe guhimbaza Imana gutyo muri mugenda ukomera nanjye ngenda mbese mbimenyera aho ngaho birakomeje nuko ngeze aho rero nihuse urugendo rwabaye rurerure reka ngere ku bukwe basi angere ku bukubundi ubwo no kuvuga ngo inzira yo gukizwa yabaye iyo nuko icyo gihe ubatirizwa i Kanombe hanyuma urugendo rurakomeza yego biba ngombwa ko nyuma dusubira mu Mutara kuko twe tumaje kubona ikibanza niki ndagenda ndubaka maje kubaka rero mfata umwanzuro ubwo nandi muri ADPR aho mu Mutara mfata umwanzuro wo gusezerana ntago nakomeza gukorera Imana ntasezeranye okay turabitegura dutegura itariki ubukwe buzabera dutegura gusaba no gukwa ibintu byose hari umuntu nari narasengeye wari uri mu mahanga ngije arambwira ati rero nzakohereza amafaranga 300 okay nikubise kuri paruwase mbwira korani ntimuzaza kuturirimbira korari ati rero ibi byuma byacu ntago byagenda ku magari cyangwa kuri moto birangirika niba uzakodesha imodoka izapakira ibyuma nta kibazo okay ndavati se ku mutima n'umuntu ntiyanyemereye 300 muri kumba mvuganye n'uzadutwara nawe uzatwara ibyo ibyuma umunsi w'ubukwe ugeze mu gitondo mpamagaye nimero numva ngo nimero compose kunyagasani Imana yawe yari umunsi w'ubukwe mu gitondo kandi ubwo madamu yaraye iwabo ndajya ndahamagara nimero compose okay mbwira abo turi kumwe ni okay twagiye n'amaguru tugende tugiye gusaba no gukwa mpamagaye babanyemodoka kutohereza avance se urabona imodoka zinywa amazi turashyiramo iki kutaduha avance nabo baranga okay turagenda turasaba turakwa sinabonye umwanya wo kubwira madamu ibyabaye yari ari mu nzu nyine ibyo mihango irangiye araza ajya mu nzu kwambara agatimba nuko nanjye ndagenda turasohoka tugeze hanze tugeze nka hanze kuri gate ati none se ati ko nta modoka mbona ndavuga ati ahubwo cyaza amaguru tugende kuko byakomeye kandi ubwo mushumba nawe watangiye guhamagara ati muzi ko ari kubura iminota 15 sazagiye okay madame ntabwo bufata nyine komeza iby'agatimba uve mu mikino twihute byakomeye okay arebye abura yandi mahita ahamagara umusaza yatinzanira igare bararimuzanira ati rega va mu mikino fata ururabo barumbereje none se noya ushaka kubwira ko umudamu yagutwaye ku igare none nge ko ntaryo nzi kandi ku muntu wari wifitiye ibiro bye 90 ubwo naba ndizi urebye na metero zanjye size santimetero mfite ubu naheka ibiro 90 none se yari yambaye ikanzu agatimba agiye kuzana bikurikirana kuri YouTube barabukurikiranye yari nyonzi abanyamakuru ba YouTube bahateye baje umva twagera mu ikorosa agakata agatimba nako kagakata twagera mu kizamuka badatinda umva turarinyonga tugenze nk'iminota 10 njye kubona numva message yabye mbona n'umuntu nyereje 150 undi ntatekerezaga nese mubwo n'urugare jugunya hanga ni barutwara ndarugura turarabika nga mutamamagara babantuza naryo mbwira nimero yawe yewe vuba nakanyenyeri mbwira nabikirenge cyari kiri kuri nuze kumuriro basi kandi ubwo batangiye guhamagara mushumba aterega wihangane bakire bari kuzana igare mushumba yagiye kubona babanyemodoka bahita badusanganira mushumba agiye kubona abona amahoni bi ko bambiye ko bari ni basigaye babeshya abakristo muri minsi basigaye babeshya ko bambwiye ngo baje n'igare none ko bahageze n'imodoka okay mushumba baraza baradukingura kuko hari umunsi wacu barakingura turagenda baradusezeranya abatubonye tugenda n'igare n'amagare mu mudugudu ku muhanda uza bakomereze
wagira ngo hari habaye Tour du Rwanda. Twarabivuze yihagara senga yihagara hanura atubwira ngo amamodoka azaza ati none agiye nigarara asebye ateka guseba buri wese akajya abwira ati arasebye we wagira ati we reka nkubwire aho niho bita nyuma ya zero aho niho bita nyuma ya zero harya bajya baririmba ngo na nyuma ya zero irakora ndahumvise Yesu we twagarutse mu mudugudu noneho ya korari yatugenze imbere iragenda ihita yesitara ibyuma natwe twagiye buhoro bucece buhoro twitonze reka nkubwire dusanga korari yanzitse pastor babarira nkubwire ijambo rikomeye cyane uzi ko mfashijwe uzi ikintu kintangaje hari ijambo Bibiliya ivuga ngo tugoswe n'ibicucu by'abahamya icyo neza neza ni igicucu cy'abahamya kuko ntaho umuntu yabona kirenga umuntu wishingiye yakubwira iki pastor ntacyo twavugana ubwo ko yakubwira iyo ndeba abantu ngo urabona ngo mu bukwe ngo nta bushobozi gute uzi ko byabaye nyuma korari imaze kwesitara buri wese yaje noneho amamoto nka 30 yatugiye imbere y'Imana ikoze igitangaza n'abatazaga baraza natwe tugenda twitonze dusanga ko irimo iraririmba wari uzi ko mu bukwe ibinyobwa byagezeho bikarangira fanta zigashira hari hajemo abakire hajemo abakomeye ngiye kubona mbona bikoza ni nka 6 bahagaze hariya umumotari wari uri aho ngaho buri wese yahise abona akazi ngiye kubona mbona amafanta arisutse twabaye nka bwa bukwe bw'ikana fanta zirisuka abakire baziteranya nge niyicariye ntanabizi baraziteranya mbona amakesi arujya moto nk'eshatu zirongera Yesu yahise atubura divayi aratubura abantu baranyoye mbese n'ubukwe bwanditse amateka bityo rero abantu ntibagacibwa intege n'ibigeragezo ikigeragezo ni cyiza hagarara ushikama usenge iyavuganye nawe n'Imana idakoze isoni iyavuze ngo izagutabara iratabara amena nukuri Imana usereka nkubwire njyewe bakimbwira nyimara gukizwa ina nubwo na kera cyane 2017 nijo bundi ariko akakaye nkaba ndi Revera Pastor Imana yesimbwira ngo nukuri uzaba umushumba wakijijwe 2017 base nkubwire njyewe navukiye muri korali data na mama babaga muri korali bantwitira bambyarira ku myaka agize igihe maze mu gakiza ni myinshi none we 2017 uri Revera Pastor mbatizwa 2018 niko icyo gihe nabatijwe Covid yahagaze maze nk'imyaka Covid yateyemo maze nk'umwaka n'igice ariko reka mbabwira Imana ivuze ngo nzakugira uyo ivuze ngo nzakubakira irakubakira ivuze ngo nzaguha umugabo mwizira muguha ivuze ngo uzacuruza uracuruza ivuze ngo nzaguha imodoka irayiguha nukuri uzi ko tujya dufata n'igihe iyo wenda n'urugero ntafite tike umudamu afata igare akanyongana tukajya kuvuga ubutumwa aranyongana yicara nkagenda negamye hari umuntu wese kurane ngo n'uburirari igare ubwo se ntabwo turarigura ariko aragenda agafata irya musaza ariko ndumva Imana ningira neza nzarigura kugira ngo tubashe gukora umurimo neza tudatira izarigura rwose ariko sinaryo nasaba ugomba gushaka na perimi ukabona ntabwo ari byo nasaba ndaha ubu wasanga hari umuntu ukurikiye ikiganiro tutazi tutamenya mwiryamiye sinzi uko nyine Imana ibikora umuntu akisanga gusa byabaye nuko rero uwo muntu tutanazi niba hari na gahunda yabyo afite wabona naguha iyo modoka birashoboka Yumva nitugacibwa intege n'ibigeragezo iyo Imana ivuze ngo nzagutabara reka nkubwire nsigaye ntambuka abari bazi arige navugaga ubutumwa abantu bakabona nta shusho ariko majije gusengerwa umva ubuza abantu basigaye bampamagara uzi imiryango yatangiye kumpamagara yaramvuyeho ngwiki bari kumpamagara bamwe bafite ubwuzu bwo kugira ngo bambone mbese bamwe bafite ishyaka uretse ko bagiye kujya bakurikira ibi biganiro bakabona gukora kw'Imana reka nkubwire iyi Mana iratabara ndagira ngo mbwire umuntu wari ucitse intege umuntu wari uvuga ngo arabona bitazashoboka umuntu Imana ibwira ngo nzagutuza mu murwa wa Kigali akabona ko bidashoboka Imana irabishoboye amena none se ndi muntu kireka nkubwire ubu ndi mufite metero zingana iki kuba ndi muri komite y'itorero ku rwego rw'igihugu nk'abashinzwe protocole ku rwego rw'igihugu use wazumbwira iki
umuntu ngo wenda hari umuntu uvuga ati njyewe mvuye wenda kwiga dogitora hanze ariko ubuzi dogitora y'ijuru mfite ntabwo wangaga kuko hari amashuri y'ijuru hari amashuri y'ijuru nize mfite ubuhamya bukomeye hari aho Uwiteka yandaruye hari aho yankuye imiryango itahankura umva inshuti zitahankura Imana irazimpa ijambo imiryango itarimpa iraza iranyubakira inshuti zitanyubakira none se iyo nzu nayizamuye nayubatse ukubera nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza ahita nkura mu bukode imiryango urenda iyo ndi i Kigali wenda i Kigali ho ndakodesha ariko umuryango uraryama ugasinzira ntaho wutira hejuru. Hari ijambo wambwiye tutari mu kiganiro wambwira uti burya hari igihe umuntu ubuzima barimo atari bwo yakabaye yarimo mu gihe yari kuba akiri mu murimo w'Imana kuko hari igihe uwo murimo arimo atabarirwa nkurikije uko mbyumvise iyo utaza kwinjira mu murimo hari ugutabarwa uba udafite ya mafaranga nakubazaga mbese 30,000 ukabihara narabihaze kuko wasanga biba byarateje n'ubundi narahindukiraga nyuma ako kanya n'ubundi yose nkararanyanywereye kubera ikizashuti imbi ndimo ndabwira abantu n'ukuri bahindura ikintu bita inshuti inshuti zituma ibyawe byangirika bituma nta mumare cyangwa umurongo ugenderwaho ugira bituma udatekereza ibintu by'umumaro inshuti mbi nakwifuriza buri muntu wese gutandukana n'inshuti mbi ubundi agatumbira Uwiteka wenyine njyewe niyo mpuye n'ikibazo kiremereye mpindukira nkararama nkareba Uwiteka ntabwo naganiriza mugenzi wanjye kuko mfite iki kibazo biragenda gute ntabwo njya ngisha inama umwana w'umuntu ahubwo ngigisha Imana niyo ngisha inama kandi ikamanuka ikagikora kandi ikintu umuntu yifuje Imana irakimuha. Ni ukuri. None se pastor turimo tugana ku musozo nshobora gusoza noneho nkubaza ntese noneho ubu uri pasiteri uri revera uri umuntu ukomeye kandi Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa mu bubahe nayo irayemera ko hari abantu bo kubahwa rwose kuko ntabwo none se tuvuge ngo tubeho nka perezida cyangwa tubeho nka minisitiri ntabwo byakora abo bafite ahantu Imana barabashyize abo kandi kuko tukabibona na kera mu gihe cy'abami nabo bafite uko bari babaye nakubaza rero ijambo ritarimo kukubaho ahubwo ririmo kuvuga ngo ese noneho abantu baba bakiriyo inyuma kure mu byaha bavuga ati njyewe ndyohewe n'ibi ndabona ari byo nkura mu butunzi ndabona ari byo mbamo wenda ko wagerageje kubinyuramo kandi ukaba ubu ngubu uri revera pasiteri uri ku rugero rwo hejuru turifuza inama ikomeye ibitekerezo bikomeye uwo muntu byamugeraho ubu ngubu turimo dusoza inama nziza ikubiye mu magambo make yabasha kugorora uwo muntu ahereye aho twatangira kugera aho tugeza akavuga ngo nafata umwanzuro nahindukira. Icyo nabwira abantu bose badukurikiye nuko cyane nko kunywa inzoga uretse no kutagira imibare hari ubundi mwuka utera umuntu uzi ko nk'ubu urugero nigeze nsengera umuntu pe bafite etaje ariko umugore yari afite icyo cyumba n'umugabo afite icyo cyumba kubera iki za nzoga zituma abantu batubaka uwo mwuka ni ukuri nubwo none se urumva hari ubwo ari abakene se bafite ama etaje n'amamodoka baratunga ariko bakabura amahoro bivuga iki ikintu nabwira abantu gikomeye inzoga iyo abantu baterekera bakoresha inzoga nubwo umuntu yanywa inzoga akavuga ati njyewe iyo nyinyoye sindwana singira ubuye ufite kutarwana ariko ikazana undi mwuka igahagurutsa abandi badayimoni tuvuge niba wenda njyewe ubwanjye naravutse mu miryango baterekera kandi guterekera bakoreshaga inzoga bivuga ngo iyo nongeye nkanywa ku nzoga ndimo ndaganira na ba badayimoni bo baterekeraga noneho ba badayimoni bagahaguruka niba nacuruzaga bakantera ibihombo kubera ko nanyoye inzoga rero umuntu uzabona unywa inzoga akagubwa neza abandi bakavuga ngo ko runaka yinywa urabona adatuje bivuga iki uriya yavukiye mu miryango idaterekera niyo mpamvu abantu bishinga runaka wenda wowe urayinywa iterambere rikaza urugo rwawe rugakomera ibintu byose amamodoka ukagura amahoro ukayabona bivuga iki wowe
mu gisekuru uvukamo nta na hamwe bigeze baterekera, ntaho wahuriye n'uwo mwuka wo guterekera kuva mu gisekuru haza uwo mwuka ntawuriye. None njyewe ndakwishinga niba baraterekeraga uwo mwuka kandi nkanakora njyewe kukurusha, ariko ugasanga nubwo narafite ama etaje ariko ugasanga narara ukubiri n'umugore kubera iki wa mwuka. Nuko rero uti abantu banywa amayoga cyangwa se banywa inzoga cyangwa ibisindisha bari mu moko abiri atandukanye ariyo watubwira. Yego ayo moko abiri bivuga ngo wowe niba uvuka ahantu mu gisekuru batigeze baterekera ufite amahirwe, kuko guterekera bakoresha inzoga, nta kindi kintu bakoresha. ngewe niba mvuka mu gisekuru baterekera bivuga ngo niyo ndi kunywa inzoga mba ndi guhagurutsa abadayimoni bo mu miryango handi baterekeraga. Bivuga ngo iyo ndi kunywa inzoga rero abadayimoni iyo mbahagurukije bambuza amahoro. Niba nacuruzaga ugasanga business irahombye, cyangwa se niba nari mfite inzu ugasanga amadeni araje bigiye muri cyamunara. Ariko wowe kuko nta uwo mwuka utawufite, niyo mpamvu uzasanga inzoga nta kibazo, ukabona nta cyo bigutwaye. Bivuga iki rero? Ntikwishinga abantu. Ndimo ndabwira abantu ngo bige gutandukana n'inshuti zitari nziza, kuko nanjye aho ngeze ni ukubera gutandukana n'inshuti zitari nziza, abajyanama babi. Wongeye kuvuga ati inama nagira abantu bari kumuhamagara. Bivuga ngo covid ikibo nge nagumye mu muhamagaro kugeza n'isa. Rero abantu ntibakabone ngo bakinze isengero, ntago bakinze mu mutima. Abantu nibasenge, kandi niba Imana uri umunyamasengesho komeza mu masengesho wicika intege, kuko Imana ije kugutabara igusanga muri wa muhamagaro icyo yaguhamagariye. Niba uri umuterankunga komeza ube umuterankunga, niba uri umunyamasengesho komeza ube umunyamasengesho, niba uri umwinginzi komeza winginga. Aho ngaho niho Imana izagusanga. Amen. Rero bicika intege nibakomera buri wese aho yaracitse intege yongera asubire mu murimo w'Imana. Nukuri ngiye gusengera abantu bongere bagaruke mu bihe byiza, Imana yongere ibahindurira ibihe, kuko hari igihe gihindura ibihe. N'ubu ndabivuga mbihamya nkuko nanjye ubu hari igihe cyaje gihindura ibihe. Ubu itorero ryose nakwinjiramo ntago washyira mu ntebe y'abakristo, oya, kuko hari ikibiranga, hari ikibyemeza kuko nakiri umukristo. Hari indi ntambwe Kristo yanteje. Bivuga iki rero? Ngiye kusengera buri muntu wese Imana imuteze intambwe, ari mu buryo bw'umubiri ari no mu buryo bw'umwuka. Ibyo bintu ndashaka gusengera abantu Imana ikabazamura aho bari bananiriwe, Uwiteka akabazamura. Ngiye gusengera buri wese aho yarananiriwe, aho yaracitse intege, Imana imuzamure mu buryo bubiri bw'umwuka ndetse n'umubiri. Uri Imana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana twubashye kandi duciriye bugufi, nunyemerere wihesha icyubahiro. Twasomye iri jambo rivuga ngo uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga ni munsi y'ijuru ngo agutinye. Bazumva inkuru yawe bahinde umushyitsi watere kubabara cyane. Mwami w'abami, iri jambo ni mu Gutegeka kwa 2 ibice 2 umurongo wa 25. Reka buri wese umuremere inkuru idasanzwe, reka buri wese umuzamure. Mwami Imana yacu ari mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ubaremere amashimwe, ubaremere ibitangaza. Abantu bafite inyota Mwami Imana yacu yo kugukorera no kugukurikira, abantu bafite inyota mu buryo bw'umubiri bakeneye kubaho, bakeneye Mwami Imana yacu ubuzima bwiza. Nyemerera nsengeye buri wese umuzamure kandi umuteze intambwe, kuko Imana ishobora byose. Urakoze urakarama Kristo none n'iteka ryose Yesu. Amen. Umuntu wakumva ko twamufasha akeneye kuzamurwa mu isengesho tukamufasha gusenga, nimero ni 0791 866 3809. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.